navuze ngo ni iki inkongoro inkongoro y'ibishimbo ngamuvuge ngo umuyobozi mukuru w'igihugu Atete tunamuvuga ari we umuyobozi mukuru w'igihugu nini umuyobozi mukuru w'igihugu Kagame amashi menshi cyane ndumva tuhabonye none se hano ni ibiki isoko rya bugufi ricuruza dushobora nko kuvuga ngo yagura akantu ko kamera abageraho umucanga cyangwa se singuruka umucambu ubwo kuki se mubanza ngo bamoriki amajilege kambe bamoriki none turigiye kwa ngo ararengana bamubekele bamuriki bamurenganyize ubwo ntari ngiye uri kuvuga ngo uyu mwana bamurenganyije navuga ngo iki uyu mwana bamubehele kuri mari rwiza murarunyigisha ese iyo mu rwiga iyo mugiye kurumenya mugendera ku nyuguti imwe cyangwa mufata ijambo ryose ugenda wumva ibyo tuvuga murimo murambeshya ubwo mvuze ngo baba cha mutanyiba ndaruzi ubwo mvuze se ngo akulaka akulaka bisoni iki ari kurira ijambo ndarihimye reka mimbirindi muhila eka bivuze iki eka namajeka angujila ndakugira umuntu wese ngo omusali umusalo okamfuza ngo muchakile kono basa magambo yose chakira ye warae ubwo ndamutse mbuze wenda ngo omuzinga turagana nawe ku bijyanye n'ubuzima bwanga ku nkombo turagira ngo haratire abantu abatahazi bizabazindure baze kuhasura uratangira mbere na turi hano ku nkombo iwanyu ku kirwa ndagira ngo mutangire mwibwira bababona kuri televiziyo n'abumva kuri radiyo mubwire ubundi hano ku nkombo ni hantu ki witwa nde urakoze Jabafise nitwa Nabenaga Rosaria ntanduye Nabenaga Rosaria Nabenaga no kuvuga iki n'ururimi rw'Ikiganda Nabenaga rero ntuye mu murenge wa Nkombo akagari ka Bigoga umudugudu wa Nyabenge ndi umubyeyi w'abana 6 b'ibana nakoze impanuka muri 2014 umufara wanjye arafata uvuye mu marushanwa y'imiyoborere myiza komera turagaruka no ku buzima bwanyu hano ku nkombo tugira ngo nk'abantu batahazi uhababwira ku nkombo ubundi ni hantu ki ku nkombo ni ikirwa kiri hagati y'amazi y'u Rwanda na Kongo tukaba rero iyo uhumvise wumva ari ahantu utagera ariko iyo uhageze wumva ari ahantu heza ku nkombo umenya ko ari ikirwa iyo uri hakurya ariko iyo uri ku nkombo ntabwo ubona ko ari ikirwa cyane ko hari za paruwase hari insengero hari imisigiti hari amashuri ya segonderi hari amashuri y'imyuga hari n'amashuri abanza rero hari ababyeyi hari abasaza hari abakecuru hari n'urubyiruko muri make iyo uje ku nkombo ukaza uri umushyitsi wakirwa n'itorero ry'abasamyi ba Nkombo bakakubyinira wagera hano kuri bice yo kwa Marishare Ojeku bakakwakiriza ifi nziza cyane ivuye mu kiyaga cya Kivu rero ku Nkombo iyo ushatse kwiga imyuga
wiga ubukorikori nabwo burahari, baboha ibiseke, bakora amasaro mu mpapuro, bakora udusupurato mu mifuniko y'amacupa ndetse n'ibitenge, bagakora udusupurato mu bitenge bindi bakoresheje indodo babidoda, bagakora n'amataburi yo mu gikoni. Hari abacuruzi bacuruza ifi, hari abacuruza isambaza, hari abahinzi bahinga ibishyimbo, soya, avoka n'imyembe, kandi icyo ni igihingwa gikunda ku nkombo kandi gihera cyane. Avoka n'imyembe cyane. Icyungo. Iki mu Kinyarwanda. Icyungo cyangwa isafuriya. Icyungo. Ngoma amashyi. Ijage. Ubwo nsubije bibiri. Ikindi irindi. Embene. Agahene. Ndashaka amashyanyu. Ndashaka amashyanyu munshimire kuko nagikoze. Irindi ndashaka irikomeye. Izina. Okay, bibiri kuri bibiri. Ubuso. Ni injangwe. Twebwe ipusi wacu tuyita ebuso. Bitatu kimwe. Irindi. Ndashaka interuro nonyine. Interuro nkayisobanura.
ubwato buradusize yego